Muraho neza nshuti zanjye, uyu munsi nabateguriye isomo ryiza cyane rikenewe n'abantu benshi, nawe urimo urarikeneye ku rubyiruko. Niba uri urubyiruko ukaba wibaza uti ninde muntu twazabana tukarwubaka neza tukabana mu mahoro, iyi video uyikurikirane yose urasobanukirwa n'umuntu nyakuri wahitamo kuzabana nawe. Tugiye kureba inkingi ndwi washingiraho uhitamo umuntu muzabana. Reka tubanze dusenge. Byose dushobozwa na Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu turagushimye, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe buturinda, butumye tukiriho, uhabwe icyubahiro. Mana yacu turakwinginze kugira ngo ubane natwe, ye kuba ari twe ahubwo Mwuka Wera aganze. Buri wese wumva izi nyigisho umuhe umugisha, umuhe kuzumva neza no kuzikurikiza, kugira ngo azagire amahitamo meza. Nahitamo neza azagira urugo rwiza, azagubwa neza. Ni mu izina rya Yesu nsabye nizeye, amen. Tugiye kureba inkingi zirindwi. Izi nkingi zirindwi zizagufasha kumenya ninde twabana tukarwubaka rugakomera. Ninde muntu twabana tunezeza Imana, urugo rwacu rukaba ijuru rito. Inkingi ya mbere, ikintu cya mbere uzarebe niba uyu muntu inyungu zose priority, icyo ashyira imbere kuruta ibintu byose ari Imana, ariyo ashyira imbere. Niba uyu muntu ushaka kuzabana nawe akaba atagira urukundo, akunda Imana, ngo yirundurire Imana, yumva Imana ariyo nyambere, uyu muntu ntacyo azagufasha mu rugendo. Niba uyu muntu yari gahunda yo gusenga, yumva agiye n'umutima wose, yumva ari hashize imbaraga, yumva gukorera Imana ari hashize imbaraga, yumva akunda Imana cyane, urukundo rwose ari yashira imbere kuruta ibindi bintu byose bibaho, uwo muntu uzamenye ko mwakomezanya urugendo, mwarwubaka rugakomera. Indangagaciro ya kabiri, inkingi ya kabiri, ikintu uzamureberaho, indangagaciro afite. Ese uyu muntu mufite indangagaciro zimwe? Niba uri inyangamugayo, nawe ni inyangamugayo. Niba ukunda abantu, ese nawe akunda abantu? Niba ukunda gukora cyane, nawe akunda gukora cyane? Niba bihabanye rero, kubana nawe bizagorana. Wowe ukunda gukora, we ntabikunda. Wowe uri inyangamugayo, we ni inkundamugayo. Birahabanye, byagorana rero ko mwazarushinga urwo rugo rugakomera. Inkingi ya gatatu, viziyo y'ubuzima, intego, ibyo ushaka kugeraho, intego z'ubuzima, kureba kure, intumbero yawe,
uyu muntu mukwiye kuzabana mugomba no kuba mufite inzozi n'intego zifite icyerekezo kimwe z'ubuzima. Niba wowe wumva intego zawe ari zo kubaha Imana, kugendera mu nzira z'Imana, ufite viziyo mu murimo w'Imana, ukumva umurimo w'Imana niwe ushize imbere, ariko we ugasanga kururwa n'iby'isi, intego se icyo agira nyambere ni iby'isi, ni ukwinezeza, ntabwo ari ukunezeza Imana. Umurimo w'Imana ntabwo uza ari wo wa mbere. Urumva intego yawe niye birahabanye, no kubana rero bizagorana. Uzasanga mu rugo haje amakimbirane. Niba wowe ushaka gushora mu murimo w'Imana ari wo washize imbere, we azaba ashaka kwinezeza. Icyo gihe usange hari amakimbirane. Birebeho rero hakiri kare, utarafata umwanzuro wo kubana nawe. Banza umenye intumbero yawe, vision yawe ufite. Niba nawe viziyo ye ari ukunezeza Imana mbere na mbere, ari ugukora umurimo w'Imana, ufite gahunda, intumbero yo kugira ngo ukore umurimo w'Imana, ugera aha, ibyo ushaka kugeraho nawe arashaka kugera ku bindi mbere, icyo gihe hazahora amakimbirane mu rugo. Inkingi ya kane uzashingiraho kugira ngo uhitemo umuntu muzabana, uwo muzarwubakana, nk'umukristo ukwiriye kureba imibanire abana n'abandi. Niba uyu muntu uko yitwara ku nshuti ze, ku babyeyi, ku bavandimwe, niba bubaha, niba bakunda, niba se atabakunda akabishongoraho, umenye ngo nawe kugukunda nawe biragoranye, kugutetesha ntibishoboka. Yagutetesha ariko ashobora gutetesha n'abandi, ari uko ashoboye gukunda umuryango. Inkingi ya gatanu uzarebe kuri communication. Ese iyo muganira neza mukumvikana? Ese yumva ibitekerezo byawe? Ese iyo mutabashe kumvikana ku kintu biramubabaza agahita arakara, cyangwa arakomeza akakubaha nubwo twaganiriye nkumva tutabyumvikanyeho, ariko agakomeza akaguha agaciro, agakomeza akakubaha, ntase naho ajugunye, ntase naho akwimya agaciro kubera ko wanze kumva ibitekerezo bye, agahita akwima agaciro. Icyo gihe niba adashoboye kwihangana, niba atakomeje kuguha agaciro, hari igihe umuntu mutakumvikana ku kintu ukabona ararakaye, ni umuntu pe biramucitse ararakaye, ariko agahita yigarura, agakomeza akaguha agaciro, agakomeza agakora icyo yakagombye gukora, agakomeza akakumva. Icyo gihe umenya ko uwo muntu mwakomezanya. Ariko niba ataguhaye agaciro, niba arakaye agahita kubona sans valeur, nk'udafite agaciro, akabona ubaye ubusa, nta kandi gaciro aguhaye kubera ibyo mwaganiriye ntimwumvikane, uwo muntu mwihorere, ntago mwakomezanya urugendo. Inkingi ya gatandatu ni ukwihangana. Umuntu mukwiranye ni umuntu uzi kwihangana, akihangana agafata amarangamutima ye, ntahita kwereka uburakari, akamenya ukuntu agenzura amarangamutima ye.
nubona muracyari muri fiyansaye nturafata umwanzuro ukabona ahise agira uburakari ako kanya arabukweretse arijugunya arikubise, nakugira inama yo kubivamo hakiri kare. Inkingi ya karindwi ni ugusenga. Iyi nkingi irakomeye, Imana ntizemera na gato wasenze ngo ibure kukuburira ikubwire ko uwo muntu mudakwiye gukomezanya. Uzasenga Imana iguhishurire, kereka iguhishuriye ukanga kumva, icyo gihe uba ukurikije iki? Amarangamutima yawe. Ariko Imana nziza, Imana ntiyakora ikosa ryo kuguhata ngo iguhate ikubwire ngo, Imana iravuga ngo nshize imbere yawe icyiza n'ikibi, wihitiremo. Niba uhisemo nabi, it's up to you. Ariko Imana yo ntago yakora ikosa ryo kukureka itakweretse ikibi n'icyiza. Irakwereka ikwereke ko uwo muntu burya hari ingeso runaka wowe utari wanabonye, ariko wagenzuye muri za nkingi esheshatu. Ku ya karindwi usenze, Imana iraguhishurira, irakubwira ngo hari aka kantu utari wamenya, nukarengaho rero kandi yakaguhishuriye, yenda mu nkingi esheshatu wabirebye ubona ni sawa, ariko umaze gusenga yaguhishe amarangamutima, aguhisha ko yakurakarira, akwereka ko afite urukundo, ariko Imana ikaguhishurira kandi kantu kuko wasenze. Niyo mpamvu inkingi ya karindwi nayo ikwiriye. Ibyo wowe utarebesheje amaso, Imana ireba ahiherereye. Iyo rero ubirenzeho, niho rwa rugo ruhoramwo amakimbirane, nibwo ugerayo ukicuza. Ariko wakurikije izi nkingi zose uko ari zirindwi, wasenze ya karindwi nayo ukayubahiriza, ntabwo wagerayo ngo wicuze, ntabwo wabana n'umuntu ngo mugirane amakimbirane. Amakimbirane aza kuko hari ibyo wirengagije, ubizi cyangwa se utarusobanukiwe ntubigenzure. Ngizo rero inkingi ndwi, uzikurikize zose, uzashaka urugo rwiza. Ntimugashukwe n'amarangamutima gusa, akakwereka amarangamutima, akakwereka ko agukunda, ariko nturebe ku Mana ko ayikunda, ukirebaho wenyine ngo aragukunda kubw'aya marangamutima ari kukwereka. Ntiwite ku ndangagaciro afite z'ubuzima, ku cyerekezo afite mu buzima. Muzakenera iterambere, muzagira umuryango, muzagira abana mwitaho, muzakenera gukura mu buryo bwose, gukorera Imana, mugatera imbere mu buryo bw'umwuka, mu bifatika. Wireba gusa ko akwereka ngo aragukunda, ahubwo reba byose n'agaciro z'ubuzima. Mugiye kubana ubuzima, muhure n'ubuzima. Niba adafite vision yo kugira ngo agire ikintu ageraho, akaba arira harya ako kanya gusa, ukaba utarabirebyeho mbere, bizagucanga. Niba wakunze iyi video, duhe comment, ukore like, ukore share. Imana iguha umugisha. Dukeneye ibitekerezo byanyu, mukatugira inama. Aho mufite amatsiko tuzabafasha, duhari ku bwanyu. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu.
ugeze